Abasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mudukurikira kandi mwe mudukunda, mwe mukunda ibiganiro tunyuza kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV n'izindi mbuga cyangwa indi miyoboro dukoresha tuvuga ubutumwa bwiza. Njye mwumva Nemire Nshimiyimana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubu butumwa bwiza bubwira abantu uburyo Imana yaduhaye ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu, nta kiguzi umuntu atanze, hashingiye ko nta n'icyo ariko umuntu yabona, kuko umuntu ni umunyantege nke cyane. Icyaha cya Adamu cyaciye umuntu intege ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta kintu afite yakora kugira ngo yemeze Imana ko ari umukiranutsi. Uyu munsi ukora neza, ejo ugakora nabi. Gukiranuka k'umuntu kuvanze rero ntikwamuhesha ijuru. Niyo mpamvu ijuru Imana ritanze ku buntu biciye muri Kristo Yesu umucunguzi wacu, we wakoze byose twasabwaga kugira ngo umwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku biri kubera muri Amerika. Ngira ngo mwagiye mubikurikira ukuntu bimeze muri Los Angeles. Ni ibintu bibi cyane. Byahereye ku wa kabiri. Ni umuriro urimo urayogoza Amerika. Ni umuriro mwinshi byananiranye kuzimya. Barimo baragerageza bakoresheje uburyo bwose, indege n'abazimya basanzwe, za kizimyamwoto, ziriya modoka n'ibindi, n'abakoresha amaboko n'abagira bate, ariko byanze. Ni umuriro mwinshi rero, hahiye byinshi, hangiritse byinshi, amazu mu bihumbi byinshi cyane, amazu atagira ingano, inyubako nyinshi, infrastructure muri rusange. Hapfuye abantu kugeza ubu bari kubarurangira nka 24 nkurikije amakuru nakomeje gusoma, ariko n'abandi baburiwe irengero. Abantu bavuye mu byabo ku rwego rwo hejuru, imodoka zangiritse ntiwamenya uko zingana, murabibona ku mafoto. Umuriro rero mwinshi cyane. Iyi nkomoko yawo itari yamenyekana neza, niwo wayogoje Los Angeles ku buryo bukomeye cyane. Akenshi dutekereza ko mu bihugu byateye imbere ho nta bibazo bibayo, nta byago bibayo, ku buryo abantu benshi hano mu bihugu byo muri Afurika baba barwanira kugira ngo bajye kubayo, ndetse bamwe bakagwa mu nyanja bambuka bashaka kujya hakurya. Ariko akenshi burya ni ukureba hafi, kuko ntabwo bivuze ko umuntu atajyayo, ahubwo ndashaka kuvuga gutekereza ko ho ari nko muri paradizo cyangwa se ari nko mu ijuru. Ni ukureba hafi. Ibibazo biri ahantu hose, ibyago tukiri mu isi birahari, nta nubwo bizabura kubaho, kandi bizaba ahantu hose. Ngira ngo mumaze iminsi nyine mubyumva, intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, intambara nayo imaze iminsi, na n'ubu tutazi igihe izarangirira. Ku buryo rero ibijyanye n'ibibazo, ibijyanye n'ibyorezo, ibijyanye n'intambara ntibizabura kubaho, kubera ko n'ijambo ry'Imana rivuga ko n'ubundi ibyorezo bitazabura kubaho, n'intambara ndetse ngo n'impuha z'intambara. Kandi ndetse ahubwo ngicyo bikagaragaza ko wa munsi wegereje. Mu gihe tuzabona ibyo bibaho, tuzamenye ko wa munsi wegereje. Hari abantu barimo baravuga bati Amerika hakorerwa ibyaha byinshi, ni Imana irimo kubahana kubera ibyaha bakora. Ndetse hano hari cya cyicaro cya sinema cya Hollywood, ndetse abantu bakabiheraho bavuga bati noneho abakina amafilimi y'urukozasoni, abagira bate, ati buriya ni Imana ibahannye, ariko mu by'ukuri reka mvuge ko tukiri mu isi ni ngombwa ko ibi bibaho. Kubitekereza gutyo, sinzi ko mu by'ukuri
byaba ari ukuri gutekereza ko Imana iri kubahana, akaba ariyo mpamvu barimo barabona barimo barabona ibintu nk'ibi, barimo barabona ibintu nk'ibi, ariko ntabwo ari byo, ntabwo twabitekereza muri ubwo buryo, kubera ko niyo tubitekereje muri ubwo buryo murabona abantu nyine barimo barahumurizanya, ntabwo byoroshye, urumva no guhahamuka byazamo, gutakaza ibintu byose. Nahoze nsoma bari kuvuga agaciro k'ibimaze kwangirika ni amamiliyari y'amadolari. Nahoze mbona bigeze hagati y'ibihumbi miliyari 275 na 300, hagati aho estimate cyangwa ikigereranyo miliyari z'amadolari. Fete ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bigoye kumva, abantu batakaje ibyabo, kandi ntabwo wavuga ko amasosiyete d'assurance yabasha kwishyura bene ibintu nk'ibi, ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. Amasosiyete d'assurance ntabwo yabasha kwishyura ibi, ni ibintu birenze cyane ubushobozi nabo babona bwo kwishyura, ni ibintu bidasanzwe byabaye muri Amerika. Navugaga rero ko abantu bari gutekereza ko ahari kwaba ari uguhanwa. Murabona umuntu agafata akavarisi ke kamwe cyangwa tubiri yabashije kuturokoramo akagenda. Murabona bari kugenda n'amaguru, buriya ntibazi naho bari kugenda, ntibazi naho bari kwerekeza. Yari afite inzu ye iri mu mamiliyari cyangwa se amamiliyoni y'amadolari, akaba ayitaye, akaba agiye atazi aho ajya. Navugaga ko tutavuga ngo Imana irimo kubahana, kubera ko ari ibyo nyine, twese nta wasigara, kubera ko Bibiliya iravuga mu Baroma 3:23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze rero ko Imana igendeye ku gukiranirwa kw'abantu, reka mvuge ko ntawasigara mu by'ukuri, ntawasigara, kubera ko abantu bose ni abanyabyaha, kandi nuko abantu batabizi ariko ni abanyabyaha ku kigero kimwe. Hari abantu batekereza nyine muri Amerika barakabya, wenda bakanahera ku mafilme basohora n'ibice byose, kubera ko bafite ikoranabuhanga riteye imbere, ariko mu by'ukuri abantu bose ni abanyabyaha ku kigero kimwe imbere y'Imana. Iyo usomye Zaburi 130 umurongo waho wa 3 haravuga ngo Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa mwami, ninde wazahagarara adatsinzwe, ngo ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Imana rero yibutse gukiranirwa kw'abantu. Murabona nk'iyi ni famiye igiye, murayibona. Nanone ahubwo no kuba babashije no kugaruka ku muriro bakagenda, nabyo ubwabyo ntawabura kuvuga ko ari ishimwe. Yego, ntawabura kuvuga ko ari ishimwe ubwabyo, aho kuvuga nyine ko ari ibihano Imana iri gutanga, kubera ko igihano cy'abanyabyaha kizabaho ku batazizera Yesu Kristo, nibyo, ariko n'ubundi Imana yihanganira abantu bose, idashaka ko hari urimbuka. Ubwo rero ntawavuga ko Amerika iri mu gatebo kayo kihariye kajyanye n'umwihariko wo kuba bakora ibyaha byinshi, noneho ngo tuvuge ko iwacu aho turi twebwe turi shyashya cyangwa se ko turi beza. Murabibona baragiye nabo nyine, imiryango yabaye disperse, imiryango yatatanye, imiryango iri guhunga bakavamo nta kintu bajyanye, cyangwa se bajyanye akavarisi. Imodoka mwazibonye uburyo zahiye, ntabwo byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi bikwiye kutwigisha se ni iki dufite mu isi buriya twakwiratana, ko bigaragara nyine ko isaha n'isaha n'ubundi umuntu abibura. Ibyo ntibivuze ko tudakwiye gushakisha ibyo dukeneye nyine tukiri hano, ariko ibyiringiro bishingiye ku byo umuntu afite ni ibyiringiro nabyo by'umwanya muto cyane, kubera ko bigaragara ko bita agaciro mu kanya nk'ako guhumbya.
hahirwa abafite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, abazabaho iteka ryose bakabana n'Imana amahoro hano ndetse n'igihe kizaza, bityo kandi bakaba badafite ubwoba ngo ibya hano bafite byabura cyangwa se byata agaciro, kubera ko bafite ibyiteka muri Kristo bitegera bita agaciro. Ibyo nibyo abantu bakwiye kwirata, naho ibindi byo murabona ko mu by'ukuri mu kanya nk'ako guhumbya urabishaka ukabibura, kandi si hano muri Afurika gusa ahubwo ni ku isi yose. Biragaragara rero ko ntacyo kwirata gihari. Nagiye mbona abantu barira cyane, nagiye mbona abantu bari kurira bibuka ibintu bari bafite mu mazu yabo by'agaciro kenshi, ndetse n'ibyo bafashaga kwibuka amateka yabo. Tuvuge amafoto ya kera mu bwana, amakompiyuta arimo ibintu byabo by'ibanga n'ibindi, mbese bakunda cyane, bavuga bati byose twabibuze. Mu by'ukuri rero ntawabura kuvuga ko isi ari imburabuturo. Uwatekereza ko hano mu isi ariho yashyira umutima yaba yibeshye cyane. Umutima dukwiye kuwushyira ku Mana, nubwo abantu benshi kandi batabitekereza. Ntabwo abantu benshi babitekereza. Umuntu arapfa tukajya kumushyingura, ariko uhita ubona birarangiye nyine. Abantu bahise bibagirwa ko nabo bazapfa, bityo ngo bashyire attachment cyangwa se bibande cyane mu gutekereza nabo niba aho bazajya kuba. Mu by'ukuri rero Imana ishimwe ko yishyuye ubutumwa bwiza butumenyesha ko bishoboka ko umuntu yaba mu isi azi neza ko azajya mu ijuru, bityo umutima we ukaba uri atashe aho azajya kubiteka, kandi hari ibidahinduka, hari ibihoraho iteka ryose. Ibyo mu isi akabana nabyo, ariko azi neza ko atazahorana nabyo iteka. No mu gihe byiteye amababa nk'uko rero bituma umuntu akomeza kuba amahoro, akavuga ati n'ubundi nka Yobu, ati ntacyo nazanye mu isi, nta n'icyo nzayikuraho. Ati izina ry'Uwiteka rishimwe. Murimo murabibona, amarira ni menshi, kwiheba ni kwinshi, abantu ntibazi iyo bajya, ntabwo bazi iyo bajya. Ni ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Si ibyo kwifuriza abantu, ahubwo tukiri mu isi nyine duhura nabyo, ariko ntawabyifuriza undi, kimwe nuko ntawe n'uwabyifuriza, kandi ibyo utakwifuriza ntabwo wabyifuriza abandi. Ubwo rero dukomeze mu by'ukuri dukurikire ubutumwa bwiza kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Dukomeze twumve uburyo ijuru twariherewe ubuntu, twe kurangara na gatoya, kubera ko ibyo twakwiringira byo mu isi byo nuko bimeze. Ni gutya iby'isi bimeze rwose, ni gutya. Iyi niyo shusho yabyo. Ishusho y'isi irashira, isi irashirana no kwifuza kwayo. Ishusho y'isi irashira. Abari rwose barubatse ibintu bikomeye, bafite imitungo ikomeye cyane, ndetse burya mu busanzwe icyo nakwita nka fixed asset cyangwa se imitungo itimukanwa nk'amazu, niyo ifatwa nk'aho ariyo yo kubikamo amafaranga mu buryo burambye, kuko bidahomba, ahubwo bihora bizamuka bijya hejuru. Ariko murabona ko nabyo burya bigira guta agaciro. Iyi ni imiryango irimo guhunga, ni imiryango yavuye mu byayo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye agahinda. Nibyo tukiri mu isi, kuko ijambo niko rivuga ngo mubabarane n'abababara. Ego niko ritubwira, mubabarane n'abababara. Ntabwo ari umwanya nanone wo twishima nyine ko ibyago byabaye ku bantu, kuko natwe turi abantu kandi twambaye imibiri. Ahubwo nk'uko ijambo rivuga ngo tubabarane nabo. Niko bigomba kugenda rwose. Dukwiye kubabarana n'abababara, tukishimana n'abishima. Ubwo rero twifatikanyije nyine nabo mu kababaro barimo. Ntabwo nzi mu by'ukuri ubutabazi bafite uburyo bungana, ntabwo tuzi
ubutabazi bafite uburyo bungana, wenda nubwo bafite igihugu mu buryo busanzwe gifite ubushobozi buruta bw'ibindi bihugu byinshi. Ijambo riri mu Baroma 12 umurongo wa 15 niko ritubwira ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Ubwo rero ukubababaye natwe tubabaranye nabo, nta kundi byagenda. Navuga rero ko nubwo bafite ubushobozi igihugu cyabo, ntabwo nzi ubutabazi bafite bwo kubabonera wenda shelters cyangwa se aho baba bakinze umusaya, ntabwo nzi uko bungana. Ariko mu by'ukuri Amerika pole, abanyamerika pole, abariyo batari n'abanyamerika ariko bahuye n'ibi ngibi, pole cyane, ihangane. Nta kundi, ni ikimenyetso cy'uko turi mu isi, ahubwo muzirikane ko hariho ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka bubonerwa muri Kristo Yesu. Umuntu yabyanga, yabyemera, yabyirengagiza, yagira gute, ariko isi ikomeza kutwereka ko atari iyo kwiringirwa. Murabona n'aba babaye disperse, bahunze, bari kurebera umuriro kure. Uba uri kureba ariko udafite ubushobozi bwo gusubira inyuma ngo ujye kugira ikintu urokora mwuriya muriro mu byo wasize. Nta kundi, bigaragaza ko wa mugani n'igihe kizagera nyine isi igakurwaho no gushya cyane, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, isi igakurwaho no gushya cyane, kandi noneho hazaba ari umuriro utacanywe n'abantu. Ariko n'uhibyo nsuyeko ntabwo tuzi aho waturutse, ariko ibi nabyo ubwabyo biduhamirize ko ibyo tubona bikomeye byubatswe n'abantu. Niko Petero avuga ngo ibyishingiro biremeshwa bizamarwaho no gushya cyane. Ubwo rero nabyo ibi byakubera ikimenyetso, kubera ko hariya hari ibintu bikomeye cyane abantu bubatse, ariko kuba bishya hagasigara ivu, umuntu akajya ajya n'aho yari atuye akahayoberwa, nabyo ubwabyo biraduhamiriza ko igihe kizagera isi nayo igashya igashiraho. Mu by'ukuri rero Petero bivuga mu gice cya 3 mu rwandiko rwa 2 yaravuze ngo ku murongo wa 12 ngo twebwe bategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana, uzatuma ijuru rigurumana, rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Niko bizagenda. Ibyo abantu babona nk'ibikomeye, ibyo abantu babona nk'ibintu bidasanzwe, byose bizakongorwa, bizakurwaho no gushya cyane. Ubwo rero ntacyo mu isi cyo kwiringirwa, ntacyo mu isi cyo kwiringirwa. Murabibona abantu bari kugerageza guhumurizanya, nta kundi byagenda. Bari kubwirana ngo pole, bari kwibukiranya ibyabaye. Niko bigomba kugenda tukiri mu isi, nibwo buzima. No guhumurizanya nyine ni ngombwa, no gutabarana ni ngombwa. Dore murabibona abantu babaye desespere, bataye ibyiringiro. Na niyo mpamvu ibyiringiro nyine by'ibintu bya hano ibyiringiro bishingiye ku bintu bya hano ni ibyiringiro bikoza isoni, ni ibyiringiro bitenguha abantu isaha iyo ariyo yose. Ubwo rero twifatikanyije cyakora nabo mu kababaro barimo, nta kundi byagenda. Bihangane, ahubwo tukomeze kuzirikana ko nyuma y'ubu buzima bwo mu isi hariho ubundi buzima, kandi bwo bwiza, butameze gutya, kandi ndetse bw'iteka ryose, bwiza kandi bw'iteka ryose, ari nabwo tuba twifuriza abantu. Mu by'ukuri niyo mpamvu uyu nguyu ari kugerageza kuzimya iwe akoresha amazi yo muri swimming pool, ariko nyine ntabwo byoroshye.
nta nubwo byashoboka ukurikije umuriro uko ungana, wamaze kuba mwinshi cyane, ntabwo byanakunda mu by'ukuri kwiringira ibintu bya hano ntabwo ari ibyo kwiringirwa, ibintu byo mu isi byitera amababa, bikagenda, ariko abiringira Uwiteka, ijambo riravuga ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ndetse nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Mu by'ukuri rero nta kundi nuko nyine byagenze, ariko bihangane pole sana ku bahuye n'ibi, pole sana, bihangane, natwe twifatikanyije nabo, bakomeze bihangane, natwe twige kandi tumenye nyine ko ibyo twiringira bifite iherezo, dushake ibindi byiringiro bidafite iherezo. Mugubwe neza rero, ibiganiro byacu nagaruka ku channel Ijuru Ntigorerwa TV. Bye bye, naho utaha.